ibindi bibiri ngo byo guhangana n'ibi bintu ruvuye nga aperi shaka kurekura ibirori by'akarasisi byo mu gihe byo kwerekana igikombe rero ngira bidoze jangira byivanga ngo aperi zagira kura namurerire kura aperi kura namurerire kura izo zandani zawe mu gihe bishwanya gutyo nanjye nari nzi ko nkeya ubundi ikintu cyababaje Rayon kirimo kuba ari nyine ko nyumvisha ari mu buryo buri positive nyine ngo nukuba nyine aperi shobora kuvuga icyumweru cyose Rayon itavuga ibyo bintu ngo birimo birabangamira cyane birafuhira ibiganiro bati anyamukandagira ihari imbuga z'imikino zose ati ibyo ntabwo tugenda n'amasocial media niyo mpamvu bambwiye ngo zibikire ejo kandi buriya muri diplomasi nk'umunyamakuru iyo urekuye inkuru utabyemeranyije n'abayiguhaye bashobora kuvuga ejo bundi nta yindi baguha kuko ntabwo uri umwizero abareyo rero ndimo ndasigasira izindi zandani z'imyaka iri imbere bongo bari barindiriye ko nyamukandagira ejo turazirekura bayiha igikombe ngo nyuma yo guserebura igikombe nabo kazana imirero yabo ejo turabaye izindi nkore ebyiri zikomeye muri Rayon Sport ikindi bavuga bati reka tugende tuzitanga mu bice baravuga bati ikiza nuko bafana ba Rayon bavuga ngo naho ntako mutagize buriya Rayon kuburi igikombe abafana ba Rayon baravuga bati twebwe n'abasifuzi na kamarade nta kibazo twagiye tujye rero kuri APR celebration ni uyu munsi iyi agenda ndayihane ngo yisome neza yemehana kanyihe kwizigira iri mu ruhe rurimi iri mu cyongereza hanyuma Regan agende agufasha gake gake agenda tuyihereza abafana ba APR abakunzi b'ikipe ya APR hanyuma bamenye gahunda z'umunsi hanyuma tubabwira noneho n'ibindi bitashyizwe muri iyi agenda gahunda rero ihari uyu munsi ni program agenda final match day experience Rwanda Premier League season final kick off saa 12 venue Amahoro Stadium match APR vs Musanze Football Club. Gahunda y'uyu munsi match iraza guhuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Musanze uko gahunda ipanze rero pre-match festival and fun zone experience. Haraza kuba ibirori cyangwa se iserukiramuco ry'abafana mbere y'uko umukino utangira 2:30 p.m. riratangira saa 8:30 gets open imiryango irabe ifunguye DJ set begins with the music especially for APR Football Club and the local hits. DJ arahita atangira gucuranga indirimbo ziganjemo iza APR FC ndetse n'iz'abahanzi bakunzwe hano imbere mu gihugu. Fans welcomed with branded wristbands, VIP area and photo opportunities. Abafana baraza kuza guhabwa donc ibitambaro nyine kuri cyane cyane muri zone ya VIP noneho n'amafoto no gufata n'umwanya gufata amafoto hanyuma 4 to 4:30 p.m. saa 10 kugera saa 10 n'igice the army bands performance parade. Haraza akarasisi k'ingabo ziza kuba ziyerekana cyangwa ziyerekana cyane army band ni band ya gisirikare iraza gucuranga iminota 30 saa 10 kugera saa 4:30 to 5 p.m. artist performance saa 10 kugera saa 11 abahanzi baraza kuririmbira Chameleon and Weasel. Chameleon araza gufatanya na murumuna we Wizo basusurutse abantu baraba baje kureba iyi match 5 to 5:15 p.m. saa 11 kugera saa 11:15 teams arrive at the stadium for a warm-up arrival shown on screen if possible. Amakipe arabagera ku kibuga ari nako yitegura kuza muri warm-up kuhagera kwayo nibikunda birerekanwa kuri big screen ziba ziri muri stade abantu babona uko amakipe aje aserutse 5:15 to 5:30 p.m. hagati ya saa 11:15 na saa 11:30 team warm up on the pitch. Amakipe arinjira mu kibuga atangire yishyushye DJ hype session. DJ araba anyuzamo acuranga akazi kikaryoshye fun chants abafana baririmba stadium waves.
stade ikora bya bindi byo kumera nk'abari kwevinga amadarapo bayazunguza biriya bitifo binini bigenda bizenguruka 5:30 to 5:45 p.m. saa 11 n'igice kugera saa 11:45 commercial time sponsor acknowledgement. haraza kuba umwanya wo kugaragaza abafatanyabikorwa bafatanyije na APR muri ibi bintu no kubashimira. Yego 5:45 to 6 p.m. player walkout and kwibuka moment. hanyuma saa 11:45 kugera saa 12 abakinnyi baba binjira mu kibuga tunafata umunota wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Lifting or bring the trophy to the stadium with retired armies with academy group of 7. ubwo haraza no kuzanwamo igikombe APR za guhabwa harimo n'ingabo zasezerewe ingabo zamugariye ku rugamba abasezerewe bamugariye ku rugamba. Yego hakabamo n'abana bo muri academy baza kuba bari kumwe barabari barindwi nabo abo bari buzana igikombe harimo n'ingabo zamugariye ku rugamba. Visual countdown on screens, fireworks, smoke machines during anthem optional. Ibi biri optional. ubwo haraza kuzamurwa bya byose bitumurwa nyine abantu bishimira intsinzi haturitswe za fireworks zo kwishimira igikombe ari nako igikombe nyine kirimo kirazanwa n'abo bana ndetse n'izi ngabo zacu. hanyuma 6 to 7:45 biraba ari first half, half time, second half 7 to 7:45 half time show. Sasa irabaza kuba 7 p.m. ubwo no kuvuga ngo igice cya mbere nikirangira ubwo byo biraterwa n'iminota nyine y'inyongera. haraza ko half time show irakorwamo iki half time show artist performance, abahanzi barongera bagaruke baririmbe, sponsor led on field competition. Sponsor led on field competition. ni kwa kundi nyine baza gutera amapenaliti y'abafana. hari umuterankunga uza kuza gushyira agakompetisiyo k'abafana ngo aho ngaho mu kibuga nyine muri half time bigaragaze. Yego hanyuma 7:45 to 8 p.m. set up the stage and lights. Final whistle celebrations, victory anthem plays, and a short documentary of APR Football Club on screen. Congratulations songs, DJ and lighting effects transition into ceremony mode. match nirangira arbitre amaze kuvuza ifirimbi haraza kubakwa stage iza gutangirwaho igikombe, hanyuma haze gushyirwaho documentaire kuri screen nini igaragaza amateka ya APR, hanyuma haze gucurangwa indirimbo zo kwishimira intsinzi y'igikombe APR yatwaye, ari nako haza kuba hari n'amatara y'uruvangavange menshi yandi nyine y'ibirori bikomeye ewana amabara atandukanye agenda murika hinduranya yivangavanga wagira ngo tugiye muri night club kabisa, ari ibirori by'ibyo batura mugabo bavuga bati igikombe hano kiri kuzana cyatanzwe. hanyuma 8 to 8:15 haraza kuba runners up or medals, habe na Champions Trophy and medal handover. ubwo haraza gutangwa igikombe kubagitwaye ari wa APR ndetse n'imidari. Yego hanyuma 8:15 to 8:30 haraza kuba trophy lift and fireworks display. Harimo confetti blast, LED visuals, crowd sing along, group photos with team sponsors and officials, special gift from APR Football Club performance Jose Chameleone. ubwo Chameleone araza kongera aririmbe, habeho iby'amafoto, habeho n'impano zitandukanye zigenda zitangwa. 8:30 to 9 p.m. final DJ session, media interviews, fan shoutouts, crowd exits through illuminated walkways, sponsors thank you screen. ubwo byari bihereye 8:30 p.m. kugera saa 3. saa 2 n'igice z'ijoro kugera saa 3 haraza kuba hari performance ya nyuma ya Chameleone, haraza kuba harimo abafana gusohoka muri stade, haraza kuba harimo interview n'abanyamakuru, kubwo ni ku bantu batandukanye nyine muri APR, haraza nanone no kwaho gushimira abafatanyabikorwa, ari nako gahunda isozwa ambote
mu bwiza budasanzwe iyo agenda saa 8 igere saa 3 z'ijoro agenda of the day ya nyamukandagira Murera yari ifite gahunda kuri iriya miriro y'ejo kuko ibi bintu biraza gutwika imbuga nkoranyambaga muri uyu mujyi bigasiga umufana uzi nk'aba bana bataba batangiye gukunda umupira iyo abwiye mama atiniza telefone agasanga ni APR ni Club Giant gusa ni ibirori by'imbatura mugabo wamukoza ngo reyo arabatura nibitwika gutya Anike Bihogora nawe ngo yabatayemo indirimbo yo gusiza igikombe cya APR ariko buriya ruvuye ngo uyu mwana ntibari kumushakira iminota 5 uyu mwana rero twamushakiye iminota mu zindi match ahangaha ni agatuza ka kamiliyoni ntabwo uyu mwana yari na kamiliyoni ariri nabe yitonze ariko bro ibintu cyakoze muri Kigali Universe kamiliyoni nta n'umuhanzi wo mu Rwanda ahubwo aperi yongeyemo abandi bahanzi nibo ibyo nabashaka ko tubabwira yongeyemo Dr Claude yongeramo rero na Senderi International Hit naburamo umuntu w'ibikombe ubundi Senderi umwibagiwe ntabwo wabusha urumva afite iriya ndirimbo ivuga ngo ubyemere cyangwa ubihaka ya aperi iravuga ngo aperi FC abafana bawe tukuri inyuma aperi yacu turaye anda bafana bayo nanara neza na aperi nziza reka nkuririmbe ako Senderi ushobora kumuzana gutyo agakubitamo akaperi akaribona kari Oya ntabwo akora meyare Senderi niba twumva nakure n'iryo kosa warukandagiye umuzamu ntakore iryo kosa niba natwumva cyagiye yabonye abafana benshi aba excited amaze kuririmbira Rayon akabona anagabona kape Generals bicaye hariya mu cyo bita impuzankano za gisirikare ugahingutsa indirimbo yari kuri uriya mutwe w'intare yakoze ibasha warangiza ugatinyuka bari guserebura ibirori byabo umukara n'umweru aribyo ugashyiramo mu bururu n'umweru ngo Rayon Sport agenda Regan abafana ba APR barifuza ikintu kimwe abandi bati dusabire Regan agira ikintu avugaho avuga no kuri APR nashaka yisoza urwa rw'imikino kuri uyu mwaka ndababwira iki sanda reka nanjye nigere Masamba niwe babwira ati Masamba gira ikintu uvuga gira ikintu uvuga kuri aba bana no kuri uyu munsi gira ikintu bivuga aba bana semana yanjye ngo babaruti ko bamaze kurusha ngo ndabavuga iki ngo bose baragukurikiye abafana ba APR abafana ba APR reka mere ku buyobozi bwabo abayobozi ba APR bashimangiye uyu mwaka ko badafite kuva kuri gahunda yo kuzasunika APR ngo bayigeze kure buriya abafana hari ibintu byinshi batamenya ariko mu byo twagiye tuganira nabo bahuriza ku kintu cy'uko bifuza kubaka ikipe izahesha ishema abakunzi bayo abafana abayishinze bo nyine nk'abayobozi ndetse ikanarenga bo gusa igahesha ishema n'igihugu muri rusange ko hari ibintu ukora ntibiba ari iby'umufana ntibiba ari iby'umuyobozi bigahinduka ikirezi cy'igihugu. Ibyo rero babigaragaje mu marokritoma bakoze bakinashimangira yuko bazakora. Twavuga tuti biri mu murongo mwiza, ni ibintu media yavuze igihe kirekire. APR na karite njye bajije urabizi bwa APR hari igihe bwavuga ati kwajya ushyigikira abana b'abanyarwanda kari bo bari gukina, wazanaga APR yazakankigali wabaretse wa mwana we wavuza abahari wakwishimiye aba APR politike kuyihindura bakazana abakinnyi b'abanyamahanga. Twanatangiye no kubona ibimenyetso nko kuri Jibril Watara,
twese twemera ko rwose ari impeccable, ari urwego rudasanzwe. Navuga ngo bakomerezaho, bari mu murongo mwiza, umwaka utaha bazarusheho. Uyu mwaka congratulations gutwara ibikombe 3 byose bikinirwa imbere mu gihugu, shampiyona nk'igikombe gikuru kuruta ibindi, Peace Cup nk'igikombe kicyunganira kinafite icyo gihoreho na APR, ndetse na Super Coupe, ibikombe 3. It was a success kuri bo. None ikiruta byose Ruvuyanga ni ikintu bakoze nyuma y'imyaka 10 APR mbwa iruka gutwara ibikombe 2, igikombe cya shampiyona ndetse n'icya Peace Cup. Ufite umunota ariko tugasoza rero tuvuga ko abafana uyu mwaka wa APR mwitwaye neza pe mu mifanire. APR uyu mwaka yagerageje guhanga udushya, icyo bita creativity, tifozi nini cyane, biriya bitambaro binini, amadrapo, amabendera. Ikindi nakunze bahuriyeho n'abare, ariko kuko ari bambajije reka mbavuge, kwambara umwambaro wa equipe. Nasaba ngo bizarusheho kuza mwambaye umukara n'umweru, mugafana nkuko mwafannye, na discipline ihora ibaranga. Ku mwaka wabanje igihe bigize kujyana n'abakantu katari keza gato, ariko ko kuririmba di, ariko bayisabwa ati ibi ntibiba hano muri Nyamukandagira, tujyana mu murongo umeze neza. So uyu mwaka byari byiza, felicitation ku buyobozi n'abafana ba APR, mwishimira ibikombe mwatwaye. Nanjye na Rugangura turabaherekeza muri iyo match nk'abantu batsinze cyane rwose, kandi turabibakorera neza pe. Felicitation Mukandagira, mukomereza aho ngaho, mwarakoze uyu mwaka. Pole sana, fair play, n'umupira ni kumeze. Yego.